ahako se ma uri nta kuntu twazagiha imiti buriya igihwitagiza ndavuga kiriya gishiki cye mane rega njye ntabwo nyikunda kinesha umutwe kirambangamira mba numva cyaranesheje umutwe bya cyane amafaranga wayakura he nk'aha ubwo se ni nk'angahe nazajya ngavura umugabo aramaye yo guhanga agavura buriya ntabwo yarinda n'icumi kubera ko umuturage 5 yabyemera 5 nabigavura mu minsi 2 yonyine ubwo rero ntugushakisha ukabanza ukareba ko bizakunda njyewe reka mbe nkuretse nkurikirana iby'izi nkwi zanjye ndabona n'imyotsi iba yanyishe n'ibicurane n'iki ubwo ndaza kukuvugisha noneho nitonze tuze kubivugana turebe ariko nayaguza no mu itsinda ahubwo sinazavuga ko nazayishyura iki se nta kibazo turaza gusubira buriya reka mbanze mpishe sawa rero ugira umugoroba mwiza sawa gusa ko mbona atazi igihe twicariye ahubwo ataracyahibuka ubu we imyaka amaze i Kigali ubu se arahibuka ntawibagirwa iwabo ujya umbabarira ati niba uje tugende kureba undi muntu twari twiteguye muri runo rugo ntawe ahubwo se abana njya genda umurebe genda urebe jyayo nawe genda bitewe n'ukuntu umukumbuye yesu ahubwo nyine ajya kumureba ese wagiye kumureba ubwo birumva ibyayo ari ibintu byo gusiga umva genda reba kariwe nyabo honese ya baby ndabona time zigeze ndabona saa 11 abanyeshuri bagiye gutaha ako se biriya biciri baduhaye ariko ubundi mbere kiriya ibiciro byacu nkaho turi bukire umukobwa wacu oya ntarebe nitumara kumushyikiriza urumva none udayirekiti ahita abiduhereza ibyacu ariko se nta n'akantu ufite ngo ducomeke noneho twaze tuhite tumugwata noneho byataha ubushomeri bumeze nabi wakira ndo time birahita sinano nabari yesu we ni karibu pe reza namwakire ntabwo nsobanuye kubyiyumvira ntabwo nshobora kubyumva ko ariho ndi kubona ibishyize utari kumva ubusa uyu ni we reka nkubwire mbere na mbere wowe umeze ute karibu amatsiko y'ibintu ndebe reba nta kibazo ko ari mwene biza nese ni mwene reba bameze gute nshuti ntabwo wabyize koko tugiye kubibika tubika iki mumeze mute ibintu nk'ibi byiza nshuti nawe reka tube tubitse nta turabirya oya murye nta kibazo oya ariko turye mu kanya nta kibazo ntabwo ari jari nta wundi muntu nawe bivuze ko nta muntu Kigali ngaze ntabwo ukagari yagiye gusenga ariko ntarazi aha yibereye umunyamasengesho byaramureze ese wari umeze ntabyo i Kigali n'itanje ariko umeze neza warakeye ibyangwe reba nuko igare nagurishije igare igare
nifashisha mu kazi. ubwo bishatse kuvuga ko uzanye amafaranga Amafaranga. ubu ngubu urazana amafaranga y'ishuri Mwari mukiga? yewe bitewe n'igihe wagendeye kuko ntibukaga n'uko turakiri baratwirukanye ku ishuri. imirima ya rubanda yose ni twebwe tuyihinga Kandi ubu mwari muzi ko nabibagiwe. twari twariyakiriye Nabaga mbafite ku mutima. aha yewe njye ahubwo rero mfite ubwoba narumvishije ngo i Kigali ngo niho haba abantu banywa inzoga n'itabi ubu nari nzi ko byagushajije Barazinywa. Nari nzi icyo ngiye gukora mu mujyi. birumvikana Ntabwo Imana ishimwe kukitwibuka pe nari nzi ko watwibagiwe. oya ntabwo nabibagirwa nabitwibagirwa bashiki banjye. yewe Imana ishimwe ni ukuri. tuba turi aha niho twibera Ariko mumeze neza nta kibazo. tumeze uko nguko tubona se wabigenza ute ko imihanda ikomeje kugorana umva Ibintu ni hatari ariko genda umva twakijyanira i Kigali. aha uramenye utabitekereza. reka ajye i Kigali we ni umuhungu Kigali igendwa n'abayizi. igendwa n'abayizi hari ukugenda uri umwe ariko ukagaruka bakwaye na kadomo ukagaruka muri babiri ayiwe gukina reka nkubwire ngo yagurishije ngo akagare ubu se noneho nasubira bizagenda se ryo ko baryibye ubu urabivuga urabizi. baramwakije we Kigali iri kurahaza Kigali ntaho. barakwiba ugasigara ukanuye amaso se noneho ko wakoze imyenda mikeya umwenda umwe n'inkweto zonyine zo wakoze nise ko ari byo nabonye nyine bisa nabi. avugishije nyoko kare numva nawe narimo arabyumva we nuramukazana we basigaye babyumva kimwe Yavuze ngo iki? rwose mwaranyemye ntabwo nshaka kugira ngo naranyereye rwose mwabaye kimwe mwese ubonesha umutwe ari nyoko Njyewe se ariko wa muhungu Vex ko ejo bundi mwumvishije mu cyaro ngo noneho asigaye agenda aratara amakuru ngo bamuhaye akazi k'ubunyamakuru wari ubizi akazi k'umunyamakuru ibyo ngibyo ntabwo nari nzi. kuracyavuga gakeya nka mbere ubundi ibiti byawe Uze ni gakeya ni uko gusa nyine ase nimero za meri baracyazibuka mu mutwe ntariho ndazizi. ubu ngubu kuri akajiji uramutse ugiye nk'ahantu ukagira ikibazo ubu ngubu uza njya kugutora hariya epfo ntabwo abyibuka bari wabuze n'inimero za nyamutwe ntabwo ukwiye kuzitunga ariko inomero ze ndazizi. ntabwo ibintu byawe kuki ugaragara nk'umwana w'akajiji kandi utari ko byagakwiye kugira karita nk'utwo ntabwo mba meze nta n'ubu ngubu ntushaka kuvuga se wowe wavuye mu ntuza mu cyaro ejo bundi yibutse sha ka kana ngo ni shanse ngo bagateye ngo karatwite nanjye niko mbyumva. utabeshya mbona nawe nkabona ibintu usigaye wikora ngo ni uko waje nawe mu mujyi nusubira ubwo mu cyaro ntabwo uzongera gukururukana n'abahungu kareka njyewe sinjya nkururukana n'abahungu. wabaye wakangaye ku ishuri nabaye wa munani. wowe n'ubwenge bwawe wabaye wa munani kanze mpamagara umukecuru numve ninsanga umbeshya ntari bimubaza urahita oya ntabwo nkubeshya. ariko n'abaturanyi baracyabina Karisiti nasize ufite iduka rikomeye inaha aracyacuruza ye baba we ari aho atazi amakuru nshuti buriya Karisiti wasize asize riraduka byaragiye riracucuka asigaye ibikarito byonyine n'ibirungo n'amasuruwayi. Karisiti yarahuye ye baba yaragiye yigira mu bakobwa baramucucura nta kintu wamubwira muri karitsiye ahubwo se reka nkubwire sibuka aka gakobwa
kuko Mukamanzi wateretaga ka gasheri kawe kakandi kwa mbere arakibuka se ubu yageze mu mujyi akabona ibizungerezi ariko bagateye inda ubu ngubu gasigaye kameze nabi bagateye yenda kugahitana mba ko kagira ngo iki abana b'indaro yewe umva rero mbabwira mwirinde twebwe se shahu waba waburaye umuntu akaza kutera isisemi naburaye agushukisha amafaranga tuzi kuyakorera uzi ko ngubu tugiye kujya mu kazi ko gutunda amatafari nirirwa nihiringa muri iriya mirima ya rubanda ndahinga nkirirwamo ukaza umbwira ngo uranshukisha amafaranga ntayakorera ujya gupagasa yego ingoma zahinduye imirishyo hari ikindi yari yaratubwiye ko agukumbuye nawe twanze kumubwira aho wagiye ahubwo ubu ngubu wagenda ukamusuhuza ukareba uko ameze ukareba n'abandi baturage ahubwo badupima ujya gupagasa yego ibyo bibitindaho none se ko wadusize hano wabonye iyi nzu tubamo tuzayirya ugomba gushaka ibyo tuyiriramo isi ni danje kabisa ariko naje genda usuze karisiti ibindi turabiganiraho reka dutegereze na Kigali uyimubikire wasanga harimo amadolari naherutse n'isabune nyine wenda ari mu gikoni ari guteka wapi nta mutima none se njye yanumye isabune mbona agiye none ubu ngubu igihe nohereza urutoki kadogo ntiyakizanye ntabwo yakizanye ntabwo ari wowe mbabwira ese nyine ko nagiye kugura isabune agiye gushaka ibyo guteka ubonye atinze ntabwo ushobora gufata umwanzuro wo kwifata ibyo ukabiteka ntabwo nzongera urugo mu mazu mwanze tunda abantu baje ntabwo bigaruka oya bari mu none iki bateri bwiza ese maso ni umudeli ndasubira uko twatumye muri misi sorry hagira zinyirukanye n'umutindi hano hano ku muhanda bagufata wakini ntabwo se ahubwo reba ko nta nawe